neza Jehova, turakuranitse ahantu mwanza kugira ngo ubane natwe ukawera ganza kandi utegeke izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hallelujah.
turagushima kristo We mwiza give you glory, God. icyubahiro n'ikuzo You are our Father. igize Thank you.
nzahora nzahora mu mutima wanjye nzahora mu muryango wanjye nzahora mu byanjye byose
you, Lord. Let us receive the word of God. Thank you, Jesus, for this afternoon. We thank you for your word. We thank you for your greatness. We thank you for your supernatural favor. We thank you for your supernatural spirit. We thank you for your presence. Father, we thank you. Tugiye kwakira ijambo ry'Imana kugira ngo uheshe umugisha abantu papa badukurikira. Uwiteka Mana bagiye neza. Turakira ijambo ryawe mu kiganiro ko turi mu byo gusurwa nawe. Tujya mu giterane twinjiramo ku cyo cy'umweru. Reka twakire umugaragu we kugira ngo twinjire mu ijambo ryawe. Uwiteka aradusuye. Uwiteka no tunyeraho tugarukeho. Kugira ngo tabare ubwoko bwawe. Turafata ku isoko kiranuka. Amen. 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 Yes, hello viewers, turabashimiye kongera kubasuhuza nanone twongeye kubabona abadukurikira comments zanyu turabishimira cyane. Mbega umunsi mwiza tuvuye mu kuramya umwanya ushize tugize ibihe byiza byo kuramya as FMI Dominion TV mu mugambi mugari ubwami bw'Imana duharanira kutangaza kubwira abantu badukurikira. Turishimye abadukurikira viewers bacu bahora bari ku nyike barinda kandi bakora umurimo. Turabashimira cyane abadukurikira mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze, followers na ba viewers na members bacu bari muri amahanga atandukanye. Turabashimira cyane badusupporting for your comments. Turashima Imana kubwo igitabo dufite muri iyi minsi dutegura tugiye kukirana ku musozo ejo bundi muri kuno kwezi ngaruka kwezi ya insanganyamatsiko tutababwiye ngo gusurwa n'Imana. Tuzagira ku cyumweru kutariki 28 ariko 23 dufite amashengesho cyangwa se mini veye overnight short tuzakora guhera saa 2 ya saa dusenga Imana. Ushaka gusenga natwe waza, telefone yacu wazibona kuri hasi kuri screen, wabona contact zacu aho wadusanga i Kanombe dukorera hafi y'ikigo cy'indege ngaruka kwezi cyo gitarane bita Mission Gospel Conference. Rero turi kumwe n'umukozi w'Imana mutumirwa cyangwa se member wacu ariko mukutwabwe ngo yaramaze bisari utakara harubu. Tubaje tuganira ku bagabo batandukanye b'Imana bo bita giants in the Bible. Bakoze imirimo ikomeye batangiye in the humble beginning ariko bagenda basoza mu gukomera kudasanzwe. Tubonamo Yeremiya twaramubonye we yabashaga no kuvuga ati simbishoboye ndi umwererezi simbishoboye. Tubonamo Gideon uwo yari afite amateka ye ntabwo byari bimworohere avuga ati byukuri jewe ntacyo nshoboye ndi bucura nta mbaraga mfite ariko Imana ikora ibintu bikomeye. Tubonamo abantu benshi batabashaka kugicyura bavuga ba Mose. Uyu munsi tumugezeho cyangwa kuri Mose. This is the great giant in the Bible. Watangiye in the humble beginning. Katwakipata John kugira ngo uyu munsi tuganire kuri uyu mugabo encounter different encounters tubona cyo utaguhuzwa n'ibyaha sugura n'Imana, gusurwa n'Imana, gucakirana n'Imana. Iryo jambo ryaraneje Pata John turakwakiriye. Iryo jambo risubiremo gucakirana n'Imana. Uyu mugabo tumugezeho we bita Moses cyangwa Musa. Mucyarwa bamutamwa ni Musa, Nabi Musa. Nabi Musa cyangwa se Moses umuvuga iki? Uyu Mose ubwo butware yabonye akaba umugabo tubona umuhanuzi wasigiye Yosuwa. Turamubona mu byukuri amatangira ye n'amasohoza ye hari akantu bujye kumwe muzana byo bita ngo finish well. Ese Mose finishing the well. Yes. Yatangiye byo kugira ngo finish well igereho. Mose yashoje neza. Amen. Kamanda nsuza abantu bose badukurikira mu izina ry'umucunguzi Yesu Kristo. Ni Pastor John nkuko mwabyumvishije nezejwe no kubana na Pastor Daniel Karimba muri studio za FMI Dominion TV. Uyu munsi wa none twongeye kuboneka imbere yanyu kumanika kuri mwebwe badukurikira subscribers kuri channel. Turabashimira cyane. Turashimira byimazeyo kuko nimwe mutuma tugaruka kugira ngo tubaserving. Uyu munsi nkuko umukozi w'Imana bivuze tugiye kuvuga ku mugabo witwa Mose. Mose yari muntu ki? Ese Mose yanashoje neza? Ndabanza gutanya avuga ngo Mose ari mu bantu bashoje neza. Dore igituma yashoje neza, yasize umuragwa. Amen. Yasize successor. Yabwiwe ni afite uwo yagendanaga nawe aramutegura igihe kigeze Imana yambwira ngo kinda utegure. Ahubwo niyo finish well rata. Uvuga gate ku kantu. Usiga umuragwa bwa niyo finish well cyane. Ikiri muri byo. Umuntu wese utekereza gusoza neza ajya atekereza gusiga umuragwa cyangwa se uzakomeza ibyo yatangiye. Kunesha size moka we. Kunesha arikoze neza ndagiye. Nabigishwa be bari abaragwa be. Umuntu wese utekereza gusoza neza no umuntu utekereza gusiga umuntu uzakomeza ibyo watangiye. Imana ibamugisha. Mose ni muntu ki? Turifashisha ubutumwa dukura mu gitabo cy'itangiye cyo kuva turi mu isezerano rya kera
bihereye mu gitabo cyo kuva murongo igice cya mbere cya kabiri cya gatatu cya kane aho rero niho turi bunibande cyane ibindi dushaka kutabona umwanya ubivugaho cyane. Mose yari umwe mu bana b'abayuda cyangwa se abaheburayi. Papa we yavuga mu muryango w'abalewi cyangwa mu nzu ya Lewi. Mu nzu ya Lewi niho Mose yavukaga. Mose rero yaje kubaho cyangwa yavutse avukira mu buhungiro cyangwa se mu busuhuke. Kamurisha ubusuhuke ko ntabwo bari bahunze. Bari mu busuhuke ubwoko bwa bene Yakobo uko banganaga ari 70. Umuryango umaze gukura umaze kuba abantu 70. Byaje kuba ngombwa mu gihugu cyabo hatereza baza gusuhukira mu kindi gihugu ari icyo gihugu cya Egiputa. Bagwirirayo icyo gihe basuhukirayo basanze wari wababanjirijeyo umwe mu bana ba Yakobo witwaga Yosefu. Igihe cyaje Yosefu yari yarakomeye ariko igihe kiragera arasaza arapfa nk'uko abantu bose basaza bakava muri iyi si. Hanyuma Bibiliya itubwira ngo haza kwima undi mwami witwa Farawo utarigeze kumenya Yosefu. Aho kantu gato cyane atajya kumenya Yosefu. Hari abandi bantu bahanga bajya batuye n'abacitse n'abisubana nayo biga as a Bible scholar. Baravuga ngo asanga harimo gakosa bano bantu ntabwo bamiri kugenderwa kwabo kwa Yosefu baramusuzugura. Bivuga ko haza kwima Farawo utagize kubatoleretinga. Ni byari byoroshye guhererekanya amakuru n'amateka imyaka bagomba kumara hariya wibukiye agomba kuba 400. Mu gitabo cy'itangira ibice 15 turabona Imana ivugana na Abraham iramubwira ngo dore uguhondobereye ku gitambo inkongoro zigakora ku gitambo izuba rikirirenga ari mu kirengarenga cy'izuba dore ko bizagenda urubyaro bazabasuhuke mu kindi gihugu bazamara imyaka 400. So rero ntacyo bajyaga gukora kugira ngo iyo myaka izagabanuke bagomba kwimara. Ariko noneho generations zigera muri 4 n'uvuga ngo ibinyejana 4 byose byahise usanga abana b'abana baribagiwe bagenda batakaza bimwe muri ayo mateka. Yosefu rero yagomba yarashaje ashaje Abisirayeli bari baranakomeye ariko ngo Bibiliya itubwira ko bari baragwiye batangira kugwira. Noneho Farawo wari uriho agira ubwoba areba Abisirayeli ukuntu barimo bagwira areba ubwenge bafite areba imbaraga bafite areba ubumwe agira ubwoba nibwo yatangiye gutekereza kwica abana bose bavuka ari abahungu kugira ngo ejo batazagwiza amaboko bakaba bamutwara n'icyo gihugu. Yarabigambiriye aranabikora ariko muri icyo gihe yagambiriye gutangira kubikora. Imana itekereza ku bwoko bwayo bw'Abisirayeli. Aha niho ngira ngo dutangirire Mose uko niko yatekereje icungura ipreserving ubuzima bw'uruhinja rugiye kuzavuka narwo rwahigwaga. Bamwe mu mpinja zahibwaga muri icyo gihe Mose aravuka. Mose avutse nyina kuko yarazi ubwoba ziko barimo bahiga abana b'abahungu ashyira mu gatebo ashyira mu rufunzo. Umugambi Imana yagukurikirana. Tutangira rero umugambi w'Imana ko mutangira irakurikirana uzaba umucunguzi uzakomera uw'Imana izihishurira ikamutuma ku bantu bayo. Ntiyapfa ntiyagira gute ahubwo yafunze yahamaze igihe. Hanyuma umukobwa wa Farawo amanuka koga niko bavuga ngo agiye gukaraba yumva akana kararira akagira imbabazi ngo yari umwana uteye imbabazi yari umwana w'igikundiro Mose yari uruhinja ruteye imbabazi. Ararufata afata icyemezo cy'uko uyu mwana agiye guhuga. Muri macyaho muramenye inyigisho icyo gikundiro natujya tugisaba Imana. Mu banzi bawe Imana itegura ameza Dawudi arabivuga. Urumva amaboko y'uwamutoraguye uwo munsi yagombaga kugwa muri ari umukunzi. Ntabwo ari umukunzi. Yari umujenosideri wari umanutse. Ni umujenosideri kuko bicaga abahungu pastor. Niko byari bimeze. Yari umujenosideri. Yari genocide. Yari genocide. Y'abana b'abahungu. Specific group. Imana imushyiraho igikundiro baramubona bashima kuri mwana bamurera. Igitangaza cy'Imana n'umugambi w'Imana kunuteye bahamagaza umwe mu baheburayo kazi wagombaga kurera uyu mwana. Bahamagaje hazanye na Mose batabizi niwe wamureze amurera batabizi aramwonsa aramukuza amutoza umwana utozwa ururimi rw'Iwabo atozwa imico y'Iwabo atozwa Imana y'Iwabo arakuze. Twihuse gato Mose yaje gukura akuze atangira kubona injustice abona akarengane kaba mu bantu b'Imana. Iki gihe wibukende ntago turageraho Mose asurwa n'Imana. Mose narageraho agira visitation iri vivid cyangwa iri specific ariko mu mutima we harimo icyo twakwita initiative ubushake bwo kuzana impinduka. Abonye abantu barwana yasanze abanyegiputa babiri barwana ngo agiye kubakiza yaje kwica umwe ngo kubera ko yatinyaga ko barabimenya amutaba mu mucanga barabimenya
bene wabo b'Abaheburayo barabimenya baraceceka. Haciye iminsi Abaheburayo barwanye nabwo ajya kubakiza. Dore rero ukuntu Abaheburayo bahagurutse bati wowe ninde wakugize umucamanza wacu, urashaka kutwica nk'uko wishe wa munyegiputa. Mose amenya ko ibi byamenyekanye bashobora arahunga. Dutangira ubuzima bwa Mose arahunze noneho. Yaramaze kuba umusore, yaramaze kuba umugabo mukuru, arahunze agiye mu kindi gihugu. Mu Kimidiyani. Muri icyo gihugu Kimidiyani aho niho yabaye iminsi aza no gushaka. Abona icyo gihe hari umugabo wamwakiriye waje kuba sebukwe. Yari umutambyi w'Imidiyani. Twihuse gato muri icyo gihugu yakoze gushumba, aragira inama zo musaza wabaye sebukwe, aramushingira, amushingira umukobwa witwaga Zipora. Bibiliya iratubwira ngo aragiye. Tugiye noneho kuri encounter, tujye mu gice cya gatatu. Tujye mu gice cya gatatu. Mose aragiye ni naho nshaka ko dutangira gusoma. Mose igihe yari aragiye umukumbi wa se Yetiro, ngo abona igihuru kigurumana cyaka. Kadusoma igice cya gatatu umurongo wa mbere. Imana ibonekera Mose mu gihuru cyaka umuriro. Icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetiro sebukwe, umutambyi w'Imidiyani, aturukirira umukumbi inyuma y'ubutayu, ajya ku musozi w'Imana witwa Horebu. Marayika w'Uwiteka amubonekerera mu kirimi cy'umuriro kiva hagati mu gihuru cy'amahwa. Arareba abona icyo gihuru cyakamo umuriro n'icyakongoka. Mose aribwira ati reka nambike ndebe ishyano riguye, menye igituma igihuru kidakongoka. Murongo wa 4, Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kubireba, Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gihuru iti Mose, Mose. Aritaba ati karame. Iramubwira iti wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze arahera. Kandi iti ndi Imana ya so, Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose yipfuka mu maso kuko atinya kureba Imana. Aka na gace ka mbere kibonekerwa cyangwa se ko gusurwa na Mose. Mose arasuwe. Asuwe ashaka kumenya iki gihuru cyaka kidakongoka. Imana itangiye kuvugana nawe iramwibwiye. Itangira imwibwira. Kababwire turimo turavuga ko gusurwa n'Imana na amahirwe Imana yagusubira kwibwira. Irakwibwira, Imana yacu irivuga ikakwibwira bitagisobanukiwe. Icyo nicyo cyiza. Abantu benshi bajya basurwa n'abadayimoni, basurwa n'abazimu, bakarota inzozi, ariko namenye n'ibiki yahuye nabyo. Ariko icyiza cy'Imana ihoraho, umuremyi w'isi n'ijuru yigusubira kwiyereka. Mose Imana ivuganye nawe irambwira ko yitira inkweto zawe uhagaze hariya. Katujye ku murongo wa 7 turavuga ku nshingano yari aha. Tugiye kumva noneho Imana n'iki gituma isuye uyu mugabo. Iyo usuwe n'Imana ibifite impamvu igusuye. Iyo Imana yizemo gusura umuntu haba hari iki ifite ku mutima wayo. Reka tucyumve. Imana ituma Mose kubwira Farawo ngo areke Abisiraheli. Uwiteka aramubwira ati nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'abakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo, kandi manuwe no kubakiza, mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu, mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'Abaheti, Abamora, Abaferizi, n'Abahivi n'Abayebuzi. Nuko dore gutaka kwa Bisiraheli kwangezeho, kandi nabonye agahata Abanyegiputa babahata. Nuko none ngwino, nicyo jambo nashakaga. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo, ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli. Tutarajya ku yindi, Imana itangiye ivuze ikigenza. Imana irivuga, yamara kwivuga ikavuga n'ikigenza. Iramubwira ngwino, irashaka umuntu ituma, ngwino ngutume kuri Farawo, ukura abantu banje b'Abisiraheli, bakure mu maboko y'Abanyegiputa, bakure mu maboko ya Farawo. Umwami Yesu nashimwe. Twumvishe kuvuka kwa Mose, twumvishe background y'amateka ari inyuma y'izina rye, y'ubuzima bwe. Muri icyo gihe avuka, muri icyo gihe abyiruka, muri icyo gihe atangiye guca akenge, abaye umugabo, igihugu abantu be bari mu buretwa, bari mu gihugu kitari icyabo, ari abasuhuke, bari baratangiye gukoreshwa uburetwa babumba amatafari.
agahato badahembwa ubuzima bwabo n'agaciro bufite kuri Mose rero yabona ubuzima bw'Abisirayeli bufite agaciro. The lives of Israelites were a matter to Moses and to God. Yes. Nicyo gituma ubuzima bw'abantu bawe, ubuzima bw'umuryango wawe, ubuzima bw'inzu yawe ni matter. It's a substance of matter. Yes. Yes. Pastor Karimba, umugore wawe n'abana bawe, they are mattering to you. Of course. They are so dear to you. Nicyo gituma uhaguruka ajya gukora. Nicyo gituma uhaguruka ajya gushakisha kugira ngo urebe icyatunga wa muryango Imana iguhaye. Na Mose rero ku rundi ruhande y'ishaka yo mamagaro wo gutabara bene se. Imana yaregiriye umutima wiravuga tuyunguye. Kandi urebye Pastor John bano bagere Maya nabande uko mugeze wacu n'abadukurikira babyumve. Turinjira muri application ku buzima bwacu uyu munsi Pastor John aduhurize iri jambo n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Niki Imana igiye gukora mu bijyanye no kwizera Imana kino kigoroba aya manywa turareba kuri Mose nk'uko abivuze amateka yari gutabara bene wabo cyane wari umuryango ubari barahuze ubwoko bwabo ariko Jeremiah we ntabwo tubona ngo n'ubwoko runaka we yari umwanuzi nabo byari biri nawe yari umwanuzi mu kindi gihugu nanubwo yabaga mu gihugu cyane ariko abangaba bo babaye mu buretwa agomba kuba ku buretwa basubiraho bavuye na Jeremiah benda gusoma ko nawe mu hari bari barasubutse we yari yarabahanuriye ko bazamara imyaka 70 cyane rwose baragaruka yego so shaho biduhurize rero application kuri bano batabaraga bene wabo siblings uyu muntu Mose ko bandi ba siblings bari bene wabo yagomba kubatabara kugira ngo ababere umucunguzi kandi tukora ko Mose ahanura Kristo uyu munsi barone n'icyo umuntu dukurikira gutabarwa ko afite yereko hari Imana ivugana nawe n'iki yatabara umuryango we yarumva ari cyo yakora umugereranyije ubuzima Mose yabaye mu kwizera kwa Mose ni ibiki bya apply kuri uyu muntu kugira ngo nawe yizere ko Mose yabayeho kandi adasoje atsinda kambwira abantu Pastor Karimba abantu mwe basobanukirwe ngo ikintu twatangiye ko tuvuga ku gusurwa n'Imana twavugaga ko umuntu yasuwe n'Imana ibintu birahinduka aho n'itangiriro ryo guhinduka k'ubuzima bwe identity irahinduka uko yari yizi ko yibonaga uko yitekereza ahazaza he bitangira guhinduka imyumvire irahinduka yitangiye guhinduka si ibyo byonyine sinakimana ibishaka kenshi y'Imana igendereye umuntu umwe buri bishaka kugendera abantu benshi habahi abantu benshi ishaka gusura gufasha no gutabara niwe forana ikoresheje umuntu umwe iki kintu tuzajya tukigarukaho kenshi abantu bacyumve Imana nibiri butabara itsinda ry'abantu nibiri butabara umuryango hari umuntu umwe hari umuntu uri buhagurutse iri butera umwete n'ishyaka iri buvugane nawe uwo muntu ndimara kuvugana nawe imubwira icyajya gukora icyo rero ubuzima bwa Mose cyo gutwereka nuko natwe mu gihe cyacu buri muntu wese utwumva sobanukirwa ngo mu gihe cyawe Imana yakugenderera dushaka kuba utwumva none cyangwa utureba Imana yigeze kugenderera ariko yenda ukagera ahantu ukumva ubaye stuck Teza Mose ishaka rya mbere rigaragara igihe kizaga abayuda bene wabo yarataranagenderera bigeze naho ahungishije ubuzima bwe ariko si Imana yamukurikirana imukuraho yari yahungiye kugira ngo agaruke muri cya gihugu so ushobora guca gustagaringa ugaca mu buzima bugoye ariko nibisobanura ngo iki Imana yakubwira bese Imana izagukoresha Imana yashaka gusukaho umuntu bwayo yashaka kuguha ubwenge irashaka uhaguruka ukagira icyo ukora ugakura bene wanyu mu kaga ugakura umuryango wawe mu kaga ugakura generation yawe hari abantu bahagurukizwa generation yose hari abantu bahagurukirizwa Imana ikabasiga amavuta aradukurikira umuntu arabyumva yo gutabara no kubera umugisha abantu bakeya gusa ufite no gutangira business zatabara abantu benshi hari business ushobora gutabara abantu benshi ushobora kuba umunyapolitiki ukabera benshi umugisha ndetse cyangwa iwanyu gusa bikamahanga menshi muri munsi turavuga ngo u Rwanda rubereye amahanga menshi umugisha babishaka cyangwa babyanga kubera u Rwanda rwageze ku rwego rutanga rwoherezwa ku bintu z'amahoro kujya mu butumwa bw'amahoro mu bihugu bitandukanye kandi aho bageze ibintu bigatuza ibintu bikajya ku murongo uwo ni umugisha igihugu gihindutse umugisha ni umuhamagaro w'igihugu buri muntu ku giti cye ufite umuhamagaro kubw'abantu urasurwa kubw'abandi musoro unyumva ushobora kuvuga uti genda umwana muto wamumi uti ndi umwana muto ndishakira ibimbeshaho nkamererwa neza nkazagira ubuzima bwiza nkagura imodoka nkubaka inzu ibyo ntabwo bihagije Imana iragushaka ibintu ibyo ngibyo irashaka ko ugira umutima wagutse ukamenya ngo buri mugisha buri cyo ubonye bigisubizo cy'abandi bigisubizo cy'abandi benshi bababaye barushye na isi
izahora ifite abantu bakeneye abandi babafasha bakabakura mu kaga yo babageze bakagera hano. Ni umuyobozi abadukurikirana n'umuyobozi mwiza finish well utangira abana kwageza heza nicyo bita umuyobozi ni ukura abana ahantu kandi uhawe mandate ntabwo abari ubutegetsi uhawe umuyoboro kugira ngo bere abandi umuyoboro mwiza ubageza heza no bakura ahantu habi ubageza kandi uburi influential uburi umuntu ufite influence kuri abo bantu ariko mu buryo bwiza. Reka Pastor John asengera abantu badukurikira mu kanya ariko atubwira ku giterane gatoya yangwa kitubwiraho yes ku itariki 27 abaza bari overnight ku cyumweru 8 ni giterane nyirizina turi kubona umukozi wa Pastor John n'abandi batandukanye dufite amaterano guhera saa 9 ku cyumweru cyaho bukeye overnight yarangiye kino cyumweru guhera saa 9 kugeza saa 1 turabatumira ni kuri airport hafi ya marembo ya airport nawe ibindi wababwira ikimana reka mvugana na buri muntu wese wahamagawe n'arejama ku gusengera no ku guhindi zindi gahunda ebyiri. Niba uhamagawe niba ufite ibimenyetso by'uko niba waranagenderewe n'Imana kugira ngo urinde uwo muhamagaro urinde ubwo buntu Imana iguhaye no gutoranywa nayo wibuhabwa kupfuje ubusa. Gerageza kuba umuntu wirinda witwararika kandi uba umugaragu mwiza. Umugaragu mwiza iyo tuvuga ko umugaragu mwiza menya ngo kubyaza ikimana yagusigiye ugakora neza kuko uzatanga raporo imbere y'Imana ndetse no muri iyi si raporo ziratangwa ugomba kuzitanga cyane. Uzatanga raporo rero imbere y'Imana itware neza kuko hari abantu bamwe akoresha impano ahawe n'amavuta Imana imushyizeho akabyuzinga ububasha uyikoresha nawe ububasha ahawe ushaka kumanipulatinga no guteza akababaro ab'Imana igutumyeho. Iyo message yibika ahantu kandi izirikane niba ushaka gukomera ukazasoza neza gerageza guca bugufi kandi wikomera kuruta uwagutumye wikomera kuruta ubutumwa wahawe. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo mbwira abantu ku itariki 27 tuzaba dufite amakesha izaba ari mini overnight izatangira amasaha saa 12 saa 12 kugera saa 6. Yes ayo masaha hariya kuri hafi ya airport hazaba hari iyo gahunda y'igicano cy'amasengesho. Ushaka kuba ufite umwanya utuye hafi aho ngaho kavuga tukanye gusenga n'abakozi b'Imana nawe ngwino dusengane. Hanyuma ariko ku cyumweru ku isaha ya saa 9 itariki 28 tuzadufite igiterane kizagifite insanganyamatsiko igira iti gusurwa n'Imana. Muzumva ubuhamya bwacu turiteguye kubaha agace k'ubuhamya bwacu uko twasuwe n'Imana uko twagenderewe nayo ariko si cyo kigamijwe cyane si ukugira ngo munatumenye ahubwo no kugira ngo mumenye Imana kushaka kugusura nawe yagusura vayo rero wumva icyo Imana igushiye uwo munsi umunsi udasanzwe kuva saa 9 kujya ku isaha ya saa 1 n'igice saa 2 dusoje tubasengeye hazaba umwanya wo gusengera abantu hazaba umwanya wo gusengana n'abantu bagenderewe n'Imana bakwamye basa uzagira umwanya udusetingira umwanya wo gusengera abantu bagize ibibazo bahamagaye bazifite umuhamagaro bafite vivid visions and callings and giftings ariko bakaba barakwamiye ahantu Satani yarababoshe yarabatsikamiye igihe cyo gusengerwa kwa kugira ngo mwongere muhaguruke mufate ikirere mutware ubutumwa aho mwagomba kubugeza. Imana ibagirire neza. Reka dusenge. Inshuti yizerwa Yesu turagushimira kuri kumwe natwe turagushimira kubw'ubutumwa bw'iki gihe uduhaye kugeza kuri generation yacu abari hafi n'abari kuri abari ku mugabane wa Afrika abari ku mugabane wa Aziya n'Iburayi abari ku mugabane wa Amerika bumva ubutumwa bavuga bati twebwe twaragendewe n'Imana ariko turabona ibintu byarifunze mwami turabasengera ngo bacingure imiryango bamwe muri bo bakeneye ba mentors abandi bakeneye ba coaches abandi bakeneye mwami data interpretinga ibyo wababwiye hari abatarasobanukirwa n'ibyo wavuganye nabo n'uyu munsi wa none bikiri urusobe mu bwenge bwabo batarashikira turabasengera ngo mwami vugana nabo ubasange muri iki gihe wongere kubahagurutsa hari ibihangange mwami byakwanye hari ibihangange by'abagabo ibihangange by'abagore ibihangange by'abasore ibihangange by'inkumi abagaragu n'abashaba wahamagaye bahuye n'ibihe biruhije bahuye n'umwijima turabasengera ngo umuco wawe barasire ubwiza bwawe bubagereho mwami bongere guhagurutsa abari barasubiye inyuma bagarure mwami abari baraguye ubasubizemo imbaraga bagaruke mu murongo bongere barabagirane icyubahiro cyawe kibe kuri bo mwami umuco wawe urasire abantu bawe
umugisha FMI Dominion TV, umugisha mwami data twese Freedom Gospel Life Mission, umugisha ubuyobozi bwawe, umugisha kandi ukingura imiryango. Icyo giterane turavuga ngo mwami koko kwawe kuzaboneke, abantu bakire babohoke, tubisabye Imana data mu izina rya Kristo. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Bye bye. Amen.